Mbahaye ikaze mwe mwese mukurikirana Impamvu TV. Murabibona uyu ni umuhanzi The Ben urimo aririmba ahangaha, akaba ari mu gitaramo cyaberaga hariya i Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba, aho umuhanzi The Ben yari ari kuririmba mu bitaramo bya Sama Country Tour, arimo agenda ataramira abakunzi be baherereye mu karere ka Rubavu. Uyu muhanzi The Ben rero yaje gutangaza ikintu cyaje kuba kimubangamira mu bitaramo byose bakoze, ndetse bikaza gutuma ngo atitwara neza, ngo burya nubwo bavuga ko uyu muhanzi ngo umuhanzi mugenzi we Bruce Melody ari nabateguye bino bitaramo ngo yamurushije mu bitaramo byose bagiye bagaragaramo, yakaba yatanze impamvu zatumye atigaragaza neza, ndetse aza no kuvuga n'impamvu kabitera yatumye i Rubavu ngo abafana be n'abakunzi batabasha kwishima nk'uko we yari yabiteganyije. Ngo impamvu aba bakunzi be bahereye mu karere ka Rubavu batabashije kwishima nk'uko yabiteganyaga, ngo ni ukubera yuko ngo yageze i Rubavu rwose ngo arwaye grippe ikomeye cyane, biza gutuma atitwara neza nk'uko yari yabiteganyije. Ese mu bundi burere byagenze bite, ku buryo naho dushobora kuvuga ko ariyo mpamvu ishobora kuba yaratumye atitwara neza umuhanzi Bruce Melody akaza kuba amutwara ibitaramo byose bagiye bahuriramo? Ukuyemo igitaramo cy'Umusanze bivugwa ko uyu muhanzi The Ben aricyo yabashije kuba ayigaragaza neza koko nk'umuhanzi ukomeye, kandi agakora ibitangaza byashimishije abari bari hariya mu karere ka Musanze. Mu gitaramo cy'Inyagatare murabyibuka ko rwose ashobora kuba yarahakoreye ibitangaza, ahubwo ngo itangazamakuru nk'uko yaje kugira gutya mu gitondo cyakaza kubitangaza, nuko itangazamakuru avuga ko ryagiye ryishyurwa ngo kugira ngo rivuge ibintu bimwe bigiye mu gushaka ko bahatanye, ngo nirivuge neza iby'ukuntu ngo ari umuhanzi ngo ukomeye. Ino umuhanzi The Ben waje kubyitangariza ubwo yavugaga ko ngo kubera itangazamakuru ryishyuwe ngo ntago bari buze kubabwira ngo agashya cyangwa se ibitangaza ngo nakoreye mu karere ka Nyagatare. Ibi rero bikaba bishobora kuba byarabaye impamvu tutamenye ko buriya ni Nyagatare yahakoze ibitangaza, ngo ashobora kuba yarakoze ibitangaza ariko ntibivugwe nk'uko we yabitangazaga. Impamvu yindi yaje kugaragara yatumye atitwara neza mu bitaramo byaberaga hariya mu gitaramo cyaberaga hariya mu karere ka Bugesera, akaba ari impamvu nayo yaje kwigaragaza, ndetse n'abari bari hariya mu karere ka Bugesera mwarabibonye. Uyu muhanzi The Ben yaje kwikubita ku rubyiniro agitangira, rwose ibintu ushaka kuba byaramugabanyirije confidence cyangwa se icyizere cyo kuririmba nta gihunga afite, bishobora kuba byaramushyizemo ikintu cy'icyoba cyo kubona ukuntu yaguye imbere y'imbaga yari iri hariya mu karere ka Bugesera. Bikaba bishobora kuba byaramukoze mu nkokora cyangwa se byaramukomye mu nkokora, bigatuma atigaragaza neza mu karere ka Bugesera. None rero mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba naho akaba yaraje kugerayo ngo yafashwe na grippe nk'uko yaje kugira gutya akabitangaza. Iyi grippe rero ngo ikaba yaratumye atitwara neza nk'uko yari yabiteganyije, bikaza kurangira umuhanzi Bruce Melody mwiboneye hariya rwose ngo amukubitiyeyo akanyafu yitwaje cyangwa se yifashishije agendeye no kukuba uyu muhanzi The Ben nawe yari yahuye n'ikibazo cyo kurwara akagrippe kari kamubase kamukubise cyane, ngo katumye atabasha kuba yataramira abanyarubavu neza nk'ukuntu yumvaga mu mutwe we abitekereza. Ibi rero tukaba tugira ngo muze kubyumvira, reka tubasigiremo aho yararimo ataramira abanyarubavu muze kumva, ubundi namwe mutubwire muri comment ukuntu mubyumva. Ese murumva iyi grippe koko yararirimbaga yifite? Ese niyo koko ishobora kuba yaramuteye kutitwara neza i Rubavu kugeza aho umuhanzi Bruce Melody amukubitiyeyo nk'uko abenshi bagenda bivuga ko yaje kugira gutya akamwereka ko koko ari we muhanzi uyoboye umuziki hano mu gihugu cy'u Rwanda? Ngaho mutwumvire hano mutubwire nimba mwumva koko grippe uyu muhanzi wacu yari mumereye nabi nk'uko yaje kubitangaza. Uzikure ku mihanda, niba koko twitayeho Mana, bashimbukiza u Rwanda. Uzikure ku mihanda, aho zibogamiwe n'umwana, niba koko twitayeho. Buri gihe dushaka kwicuma,
performance right now.